Nonge kuba ikaze mwese bakunze ba Imi Media TV. Ese wigeze urota inzoka? Ukabyuka umutima utera cyane wibaza uti ese bisobanura iki? Hari abantu benshi bajya barota inzoka ariko bake cyane no bamenye ubutumwa bushobora kuba bwishe muri izo nzozi. Ese kurota inzoka bisobanura umuburo? Ese bishobora gusobanura amahirwe cyangwa hari ikindi kintu gikomeye cyane kiri inyuma yabyo? Muri iyi video ndakubwira ibisobanuro 20 byimbitse byo kurota inzoka. Bimwe muri byo bishobora kugutungura cyane. Guma hano kugeza ku musozo kuko igisobanuro cya nyuma nicyo gitungura abantu benshi. Mbahaye ikaze, nyende Emmanuel wihanganye. Murakaza neza kuri Imi Media TV. Igisobanuro cya mbere, kurota inzoka kenshi bishobora gusobanura umwanzi wihishe. Hari igihe umuntu aba gusekera akakwereka urukundo cyangwa ubucuti, ariko inyuma y'iyo sura nziza hakaba hari imigambi itari myiza. Ese hari umuntu ujya gutera amakenga? Reka tujye ku cya kabiri. Iyo urota inzoka igukurikiranye, ibi bishobora gusobanura ubwoba cyangwa ikibazo uri guhunga. Hari ibibazo umuntu ashobora kwirengagiza igihe kirekire ariko amaherezo bikamugarukira. Si ibyo gusa kandi, icya gatatu, iyo inzoka ikurumye, ibi bishobora gusobanura ko hari ikibazo kiri hafi kukugeraho. Ibi bishobora kuba ikibazo cy'akazi, icy'amasomo cyangwa amakimbirane mu buzima bwawe. Hejuru y'ibyo kandi cya kane, kurota inzoka nini cyane, ibi bishobora gusobanura ikibazo gikomeye cyangwa ikintu kiguteye igitutu. Uko inzoka iba nini, ni nako ikibazo gishobora kuba gifite uburemere. Naho ibyo bidahagije, icya gatanu, kurota inzoka no bishobora gusobanura ikibazo gito ariko gishobora gukura igihe utacyitayeho. Icya gatandatu, iyo urose wishe inzoka, ibi ni ikimenyetso cyiza cyane. Bishobora gusobanura gutsinda ikibazo, gutsinda umwanzi cyangwa kubona itsinzi nyuma y'urugamba. Ariko saho bigarukira. Icya karindwi, inzoka mu nzu ishobora gusobanura ibibazo byo mu muryango cyangwa umwuka mubi mu rugo. Hari inzozi zituburira ibibazo biri hafi. Byongeye kandi, icya munani, kurota inzoka nyinshi bishobora gusobanura ko hari abantu benshi bagufitiye ishyari cyangwa ibibazo byinshi bikuzengurutse. Icya cyenda, inzoka y'umukara. Inzoka y'umukara mu nzozi zishobora gusobanura amabanga yihishe cyangwa ibintu bitarasobanuka. Ibi bishobora kuba warning yo kwitonda cyane. Si ibyo gusa kandi, icya 10, kurota inzoka y'umweru akenshi bifatwa nk'ikimenyetso cyiza. Bishobora gusobanura amahirwe, amahoro cyangwa ubutumwa bwiza. Dukomeze. Icya 11, inzoka mu mazi ishobora gusobanura amarangamutima akomeye. Hari igihe umuntu aba afite stress nyinshi cyangwa ibitekerezo byinshi byamurenze. Hejuru y'ibyo, icya 12, iyi inzoka iguhunze. Iyi inzoka iguhunze mu nzozi bishobora gusobanura ko ikibazo cyari kiguhangayikishije kiri kugenda kigabanuka. Naho ibyo bidahagije, icya 13, inzoka igukikije. Ibi bishobora gusobanura ko uri mu kaga cyangwa uri hagati y'abantu batagukunda. Icya 14, inzoka ku mubiri wawe. Inzoka ku mubiri wawe mu nzozi ishobora gusobanura stress cyangwa igitutu gikabije. Ibi bishobora kuba ubutumwa bwo kuruhuka no kwitekerezaho. Ariko hari n'ikindi. Icya 15, inzoka iryamye. Inzoka iryamye mu nzozi ishobora gusobanura ikibazo kidahita kigaragara. Ni nk'ikintu gituje
ariko gishobora kubyuka igihe icyo ari cyo cyose. Icya 16, iyo urota inzoka irya indi nzoka. Ibi bishobora gusobanura mu nzozi amakimbirane hagati y'abantu cyangwa guhangana kw'inyungu. By'umwihariko icya 17, kuvugana n'inzoka. Iyo urota ivugana n'inzoka mu nzozi, ibi bishobora gusobanura gushukwa cyangwa kwakira amakuru atari ukuri. Icya 18, inzoka mu buriri. Iyo urose inzoka iri mu buriri, bishobora gusobanura ikibazo mu rukundo cyangwa mu mubano wawe n'undi muntu. Kandi ntabwo birangiriye aho. Icya 19, inzoka igucitseho. Bishobora gusobanura amahirwe yo guhunga ikibazo cyangwa gutsinda ikintu cyari kigukomereye. Maze icya nyuma ariko gikomeye cyane, ari nacyo cya 20, kurota inzoka kenshi bishobora gusobanura ko hari ikintu gikomeye kiri kuguhangayikisha cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi. Iyo inzozi zisubiramo, akenshi ziba zifite ubutumwa bugusaba kwitekerezaho cyane. Ngayo nguko ibisobanuro 20 byo kurota inzoka. Nk'uko twabibonye, inzozi z'inzoka zishobora kugira ibisobanuro bitandukanye bitewe n'ubuzima umuntu arimo nuko yabonye iyo nzoka mu nzozi. Ese wowe wigeze kurota inzoka? Yari imeze ite? Yari nini cyangwa yari nto? Andika inzozi zawe warose muri comment hasi tuziganireho. Niba iyi video yagufashije cyangwa hari icyo yakwigishije, ibuka gukanda like. Niba uri mushya kandi kuri YouTube channel yacu Emi Media TV, kanda subscribe kandi ufungure nako kazogera kugira ngo ujye ubona notification buri ko twa-uploadinze video nshyashya, kugira ngo utazacikwa n'izindi video zacu zidasanzwe. Kandi niba ushaka part 2 y'ibi bisobanuro by'inzozi, andika hasi uti part 2. Murakoze cyane kuba mwakurikiye iyi video kugeza ku musozo. Twongere tubonane mu yindi video nshya hano kuri Emi Media TV. Hasta la vista. Njye wateguriye kino kiganiro kandi nkakibagezaho ndi Emmanuel Wihanganye, umwarimu, umusizi n'umushakashatsi. Ciao ciao.